kuva batanga iki kinini cya MMS ndi umwe mu bantu bagihawe ubwa mbere, njye nkaba naracyakiriye neza kubera ko nta ngaruka kigeze kingiraho, ndakinywa neza nkumva ameze neza, nkumva nta kibazo. Umubyeyi nyuma yo kumenya ko atwite abimenyera ku mujyanama w'ubuzima, icyo gihe amwohereza kuza hano ku kigo nderabuzima kugira abashe gukorerwa ibizamini bisabwa ndetse abone n'inyunganiramirire MMS. Icyo kinini rero yakijyanye ntabwo tumubwira ngo agende yicare, arakomeza akakinywa kimwe buri munsi mu gihe nibura cy'amezi 6. Dutekereza ko nyuma y'aho dutangiriye MMS izatugirira umumaro cyane cyane bigendeye ku biyigize. Ni ikinini kitazadusaba kuba umubyeyi yavuga ngo yabuze imbuto, yabuze imboga, byose bikubiyemo. Ntabwo tubujije ko babifata imbuto cyangwa imboga, bazabifata ariko uyibuze atwite nta mpungenge tuzagera ko ashobora kugira icyo kibazo cyo kubura amaraso mu gihe yabinyweye neza. Impamvu nemeye gukoresha ibi binini by'inyunganiramirire ni uko babidusobanuriye, kumva ari ingirakamaro kuri njyewe ndetse no ku mwana wanjye. Ko ababyeyi bacu bakiriye neza ikinini bahawe cya MMS, tukabona kizatanga umusaruro mwiza, turashimira Leta y'u Rwanda n'abafatanyabikorwa harimo nka UNICEF ko ibyo bakoze ari byiza, bigiye gutanga ubuzima bwiza ku mwana no ku mubyeyi, bikarinda igwingira mu gihugu cyacu.